none se iriya minota barayikora ingana kuriya tujya tubona nyine nkubwira urumva tuba turi kuri set ushobora kuba turi nko kuri set nk'amasaha nk'arindwi nyine iyo mutari abantu bari haraka nyine wenda umva umutipe agomba kuba ari ready igihe cyose kandi habaho kati nk'igihumbi muri scene tugomba kugira ega ni filime nk'izindi zose uzi n'abantu editing afata igihe nyine akediting agaterateranya nyine ukabona ni filime nyine nk'iyi tukazara tukareba ngo bagiye mu gikorwa umva ano umuntu aranditse Gabe yaranditse ngo ntabwo ari acting ngo emotional ngo na physically ntabwo kubera ko umuntu mwabaye nyine mwahuye physically ntabwo bivuze yuko like you are emotionally attached hoya kuko it's business by the end of the day so ugomba kwactinga nyine sinzi ukuntu nabigusobanurira nk'uko umuntu ashobora kumbaza ngo abantu ngo bari kuri set ngo ntabwo bashyukwa uzabona bari kuri set ngo ni hangahe hari sound guy hari camera guy hari this hari that hari assistant nk'abantu wenda nka 5 max none se niba ari 5 none se ntabwo ujya akabadana wa mugani nka cameraman ariko akazi karagwira cameraman akaza none se nabwo barimo edit cyangwa muri naked abakureba neza nta muntu uba wambaye buri wese abazunguruka ukunda azunguruka hariya nta byo kwambara nta hega buri wese ko ari wese aba afite umubiri umeze neza gase wahagera kujya kugurisha umubiri wahagera kugurisha umubiri utameze neza wahagera ku buryo cameraman agiye kurya akazuminga agapima kandi ntayo bishake ahubwo ari byo nyine urazuminga mu neza rwose hari n'ibintu none biri extreme abazungukazi bakora nyine nabo Werine sho umunsi washatse nko kubyara ukaba umumama karagiye kubikora aribyo rero twatugiye kugera afite umugabo yakoze ubukwe ngo agiye kubyara ejo bundi riri nawe numbaze rwose kibazo bakereka nicecekere none humva ikintu cyadanje ngo hishika wait ko ejo bundi ngo natwita ngo noneho ngo kubikora ngo atwita afite inda ngo nta mafaranga menshi yo uzanabikora utwite shusho ako se uyu muntu uko nshyize amagambo mu kanwa I'm sorry nakubisha nabi no on a serious note yes it is a kink ni nantuza ni na section rwose muri ma section menshi cyane section se burani it's like nakutra yumva like ni navuga ko ari wo aho kana setting ya Rwanda ni urundi ruhande rwawo nyine abantu rwose baba ari umuntu akagenda gasacinga pregnant woman milf nyine pregnant woman ya iyo ngiye akaba ari content nyine specifique umuntu akora ariko nyine hari aho bajya bagira nabo bashaka kuzishutinga bagashaka abagore batwite cyane yes ugize imana ukabona utwite biriyo yes kuko ni section nyine hari ugenda ukana kuri pi ukabaye sace ukayibona ariko hari nizo nyine za fake bambara nyine kubitewe na scene baguteguriye ariko nyine hari abantu baba ari nka couple rwose ariko akazi kabo bagira ku buryo nyine n'indize mu uzi ko ari nk'umuntu ushobora kuba yakwishyura kugira ngo uvuge verbal nyine mu magambo ngo uyu mwana ntwite n'uwawe iyo ikaba ari kinki none se katubaze okay aya masaha reka tuve mu kazi yarambajije ngo nese ngo ndumva nzatwita ngo nkabyara nakubaza ikibazo cye ikibazo cyanjye cyavuga ati nuramuka utwise Yesu gashoda njye akazi kawe ndakarespekta pe ukabyara uzabikomeza cyangwa abihagarika really nuvuga ngo like gutwita nkabyara ntago like jewe ntago ari nka show kuvuga ngo ni nk'ibintu uvuga ngo bigomba kubaho cyangwa nibibeho cyangwa se n'uwo mwana namubyara kubera nyine urumva mentality dufite nk'abanyafrika bati umwana wawe se no umwana wanjye ntago ari entitled yo kuri pasi yanjye cyangwa ibyari cyangwa se ngagira icyo yivugaho no nanjye nibwa ngo ngiye kuvuga ngo ubu ngubu ndi ready yo kuba umwana namutwita nkamubyara kuko ngiye umuntu n'umuntu nubaha cyane ntago mfa gutwita bira mupango no so igihe nzaye ngo I have decided ko ngiye kubyara umwana cyangwa namaze kubipanga ngo nyine hazaba hari izindi
ibindi bintu nyine mara nashize mu nyine mu nzira bigomba kujya. For example at 30 I can retire. Kuba nditayarinze kuba ntashobora kuba ntagiproducinga byaba ari ibyanyu cyangwa n'iby'abandi, ntabwo bivuze ko content nasize inyuma zitazaba zikiri kunkora amafaranga. Of course it will still make money until I die for the rest of my life. So ntago nuga ngo nje buryo umwana wanjye cyangwa iki ndamurera cyangwa nubwo yakuramo n'ibiki, it's completely different n'ukuntu abantu babitekereza. Kuko ubuzima abantu bambona nyine ukuntu bambona kuryo niko umbona, ariko ntabwo abantu banzi, ntabwo nzi ngo ndinde ntuzi, kuko niba umwana mufite cyangwa ntanamufite azi ntabwo umuntu bumuzi kubona ibya, ariko kubyarangiyewe like ntabwo nyine ari ibintu like fatanye ngo mbihuze nuko naba mbayeho n'iki cyaba kingaburira. So buri kintu cyose ngiheza umwanya wacu nyine igihe kirebwa n'umwana nawe anzamupangira nuko. Jesus. Nese reka nze mubaza kandi kabazo kuri icyo kintu. Isi ukuvuga ngo ni check mu buzima sibyo, ni uburenganzira bw'umwana ko nituza kurira tukareba umwana wawe wewe wahisemo kuba uyu nguyu uriwe sibyo, Godfather nahise kuba uyu nguyu ndiwe sibyo, ariko remember izina Honorine cyangwa wowe nkawe Noeline kandi buri munsi wari ubimbwira. So Isimbi no kuvuga ngo aya masaha izina ryawe kugeza amasaha na presence yawe ntabwo ari ibyawe, niba ufite gahunda yo kubyara ntabwo ari ibyawe wenyine. Ntabwo ni umuntu umukomeza ngo ugere kure, nta mwana nta wundi muntu muri iyi si uretse njyewe nyine navuye mu nda ya mama ndi umwe gusa, nta wundi muntu uri entitled ku mubiri wanjye. Nope, I can decide to carry a child inside my stomach nkamubyara kuko nabihisemo, namuhaye ububasha. Uwo mwana ugiye kuzana afite entitled ku mubiri wanjye no ku buzima bwanjye. No, uretse gato oya arabifite. Wari uzi ko nani president nani amateka yawe niyo mpamvu reba Obama agenda hariya sibyo, mbere yuko aba president bagasubira muri background check yo kureba ababyeyi be bari bantuki ni bantuki, tubyumvikane kuko y'Abanyafrika ntabwo ariko bigenda. No, ntabwo ari Abanyafrika, ni kwisi iteye ni kwimeze. Ni ukuvuga ngo uwo uriwe siko bimeze, biragukurikira bakagira bavuga ngo umwana wawe par exemple aziga wenda azakunda politiki sibyo, agende umwana uramubyaye ejo ahisemo ko umunyapolitiki. Urabizi ko neza cyane amateka yawe urimo kumva ashobora kumufungurira imiryango cyangwa akamufungira imiryango. Aya masaha aramutse ubaye umwana w'umuperezida ubyaye umwana akazahitamo akavuga ati nzaba umunyapolitike nziyamamariza kuyobora igihugu, nzaba perezida. Utekereza ko njyewe ibyo bintu ntaba mbizi? Utekereza ko ntaba mbizi ntaba nzi ko izina cyane wenda uretse wenda ko nko mu majenerasiyo atari imbere wenda ibintu tuzabiri gukora, but ahangaha turi kano kanya of course it works. Trump is Trump kubera ko grandfather we yaravuye Germany, Trump araza yubaka a whole empire. So nuvuga ngo nanjye ndabizi ko when I am decide to have a child kuri njyewe ndabizi neza ko ese tubamo iri bias ntago ifatika. So njyewe nshobora kuba bizi neza ko umwana wanjye harano azagira wenda ntago uvuze ko bitashoboka kuko ubuzima bubaho. Nanjye harahongera ibyo datakoze cyangwa mama yakoze nanjye bikabyanya affect. An example nguhaye. So nanjye ibyo bintu bitekerezaho kuko ndabizi ukuntu isi ikora, ndabizi ukuntu ubuzima bukora. So for example nanjye ntago naba ni nko njye ntago nabyara bira mupango. Umwana n'umwana mba narapangiye kandi n'uwo nzamubyara nawe agomba kuba apangiye. Ngubu mbyaranye n'umubillionaire Rocky uba Palm Beach in Florida uri worth 20 or 30 billions. Umwana wanjye akaba afite wenda inheritance wenda ya 2 billion. Umwana wanjye azahurira hehe niyo nyuza n'ubukene butuma bundi abantu basarasara uri kubyumva. Abo ndifa ngiye have a child kugira ngo azajye gusaba akazi ngo babanze barebe ngo nyoko cyangwa so inde. No, I have a child of mine to be what? To be on top, to never be denied access because of circumstances zaho yaturutse. So njye nagaro ibyo nabikora nkuko wenda babandi baba barabikoreye abana babo. No, rero so naba nabyaranye n'umujenerale rwose umwe wenda nko mu gihugu cya Runu ugira ngo se nyina ngubara mu urabizi ko the richest people, the top ba mbere aribo background zabo ahubwo bacukumbura bakagenda bakajya kureba who this person
background ye ni iyihe? None se ahubwo umukene bajya gushaka background check ngo bamenye iby'imiryango we ngo babikoze iki? Ahubwo aba bakire bakomeye nibo imiryango bashaka kumenya uyu muntu ninde, nuwo kwande, akomoka he, mama we ninde. Wari uzi ko abakire bafite amafaranga y'abaherwe bakize cyane aribo bacukumbura background zabo bagashaka kumenya inkomoko yabo n'imiryango yabo? Rero niho usanga West na Africa bitandukaniye. A wealthy man in the West, umugabo ufite amafaranga in the West, uburyo amafaranga yabonamo na wealthy uburyo abibonamo ntago ariko nk'umugabo muri Africa bibonamo wealthy yiwe cyangwa uburyo ayifatamo. Kano kanya ni nkubwiye nyine nge ntago nkubwiye nago sindi kujya wenda like unyumveho. Nk'ubu nshobora kuba nahura n'umuntu because njyewe nzi wenda mentality y'abantu bamwe na bamwe na society nakwishyiramo. Right now, ntago nshobora guhura wenda n'umuntu nk'urugero 60 years old, 50 years old, ukeneye an heir, okay? Akambwira ati, you know what, Noeline, we're gonna have a contract. How much money do you want? I want a baby, I want a child. Or also I want a child from a black woman, specifically. Most of this is always Caucasians. Ntago ngiye kukubeshya. Abagabo birabura n'umwe kwijana. Cyane cyane abanyafrika. Kuko naka mentality n'ubundi kaka kinyafrika gomeza kuza kuko burya abanyafrika dufata mu mafaranga na wealth ntago ariko abanyamahanga babifatamo kuko ntago Trump yari kujya kurongora umukobwa waje ari umumodo udafite azi n'icyongezo kandi abamodo ntago baje kumudaringa babizi byo baje gukora. So uriya kubera amafaranga y'ikintu avuze na power afite ntago ngo billion ngibiki no hari ibintu akora whereby abantu bari society bari kumwe bishidikanya kandi nawe ubwe akaba ntareba ngo uyu muntu avuye kuko nanjye ntago mbaza aho wavuye wowe nawe kuko amafaranga ntago bano bantu bose barakora mu buryo buzima. So you cannot try to go so much into somebody's past when you want something from a person. So nkaho ngakambwira ati okay, you're gonna have a child by me, we're gonna have a contract. The child of mine will have at least 5 billion in an account for when they turn 18 or something. I've got, all right, Nanja, at least probably 1 million or 2 million, and I'm gonna have a baby. So that baby of mine, you know, it's kind of children, but business at the same time. So ntago ni business, ariko ntago ngenda najya kubyara n'umuntu mvuga ati umwana wanje azaba affected cyangwa se ntago azaba afite financial security, which is very important. Amafaranga hanavuga abantu bose baraceceka. No matter what you did, no matter who you are. So money speaks and gives power. So ntago rongewe najya no kubyara no muri society tekerezo gutyo. N'umunyarwanda buriya nanabyaranye rwose n'umuntu w'iwacu nubwo rwose banishakiye akana k'akanyarwanda ariko ebana wari umuntu ko bisa ufite mentality duhuze 100%. Urashaka kuzabyara akana k'akanyarwanda? Ongeraho ngo katari agakene. Nese kavuze isi. Uretse gatoki iyo uri mu Rwanda gutyo. Hari abagabo bajya bagutereta nyine umutima akakugigira. Nasa umukobwa udateretswa. Ndi mu bikurya batangaza gafaba. No, you so beautiful ariko nyine urukumva. Baba barayagara bamwe ntago bajya bayagara ntago bajya amenya ngo bajya amenya ibyo kuvuga n'ibyo kutavuga. Nese isindi uba wumva nawe ushaka umutipe ugutereta akaguha keya akagutera imitoma ariko nyine nubivuga nyine akakwitaho say how beautiful you are, how ama compliment kukuhereza tugift nawe wumva bishaka nkaho ndi umuntu utadizavinga abegiye love like any other. Reka nze nkubwire ntabwo ngi ntaho ndi umuntu uzabikubwira bazaza ntabwo turi abantu babiri kaze nkubwire nabikubwira ngo kunyumva ntabwo urabizi I do ntabwo ngiwe ntabwo nta kibazo nta nubwo nzigira nkujajinga. But let me tell you the way people seeing you. This is kubona nk'ikihebe abakubona nkavuga ati kwabaho. Manake nuvuga ngo nakubwiye muri miliyoni 14 15 ubu dufite. Urimo kumva? Uri nike wazanye intare mu mujyi wakoze iki? Oya no kandi nge mwamenye nasaba abanyarwanda bose bahasinga imana. Nasa rone mukwaguze iki na prono?
umva kandi none se we unuko ntawuzi se ubutamuzi ngavuga ko ari umuyaga nuko nyandi proud nkavuga n'igihugu cya gatanu Rwandiza uko isimbi nkuko bivuze umunyarwandakazi ukina amavideo yari ese ko umunyarwandakazi ni iki ni uko uvuga ikinyarwanda ni uko ufite passport n'akarangamuntu kuba umunyarwanda ubundi ni iki no we tuzinaba uri umunyarwandakazi nka isimbi nuko nyine muzi nyine bababwiye abandi mutahaze nongera umwana w'isi yanjye wa muri Kenya n'umunyarwanda umwana atwara imodoka y'igikaruzi ifaranga akora kugwezi ariko nyine ntago amavideo yari hanze ari hanze nyine nuko ati nyine nuko nubwo nyine ntago yashose kugira ngo abanyarwanda bamumenye abanyarwanda nyine kuko nabo ntago rega bazi vumbura bakuvumba ariko wabiberetse ese bize ntago bakubona muhiga ahubwo n'umunyarwandakazi nawe akora nawe nuko yari yadinda nawe aramuka nirirwa mukatakata aho mureba wararenze umewe ese dore nakwandikiye naye nahaye kabano ngo kumpamagarire reka kwandikire kuri WhatsApp ubwo rero wari wajana agashaka ngamvugisha inde ujye umvugisha bituvugane diplomatique nta kibazo oya no yewe no nabonye ntuzagasuko ama nimero yawe ariko nari ndi mu muhanda urumva ndavuga ndaza kukuvugisha nari ngiye kwandikira kuri ya ntuza ahubwo reka nkubwira akantu urabona nk'ira video nakoranye na Gasuku ubwo yavura karikuye agwasega urabona nkakuranye niba natekana Gasuku kuvuga mu Kinyarwanda really a guy abonye agapati gatoya kuri Twitter he was like, oh my god nyine kubwa abo bantu nyine banje mostly oh my god I like who is that guy you were with in the video? I'm like, hey, that's my friend. What were you cooking? I'm like, I'll tell you what I was cooking after you tip me like $300. Akara yohereje. Okay, I like the dress you are wearing. Wayambara ukayitunyereza agafoto kukanyina urumva bishyura exclusivity. Kurumva kukanya ahantu ndi hose tanyine yo kazo ngatisha kavuga vuba nkayambara amadolari 500 bakaba yanyohereje. Oh, no. Can you please like probably send me half of it on my Snapchat or something? I'm like, that is exclusive. Ukurumva ntago gasugura mushyira hariya nyine nta mwanyuma kuri news akangu ikindi gihumbi cyabibiri ajya kuyabyinira Jesus go like nyine like nukuango like really like buri kintu cyose nyine uragipanje ukavuga ati okay, how do I use this platform to promote myself? How do I use this to promote myself? Like I don't make money on my nyine mbishaka nabikora nkajya nirwa nyine like nyine nkafata YouTube as a serious job, but YouTube does not pay as much as kushiraho promotion nyine bitewe nyine na target market, kuko nabo ababona targetinze nabo iyo babibonye barabimenya ko ari bo targetinzwe barizana. So nuvuga ngo like nyine nukumenya nyine icyo uri gukora, icyo ushaka kugurisha, what you're selling, whatever. So yeah, that's it. Isi reka nkwandikire nkeneye byinshi kuri uwo mukobwa w'umunyarwanda we. Oya na barira ndakwisabye. Aha ubwabo. None se ngiye ko ncuruza inkuru. Yes we. Nawe si umurundi kazi uramuzi? Isi nakwandikiye tureke kubivugira. But I'm not gonna tell you. Okay, nk'umurundi we ntabwo namwisha kuko twarakuranye aranapost inzano hanje hose kuko birirwa nta kibazo we kugiti. Umurundi kazi. Ariko nawe umubwira nabyo nkubwira nde. Wo munyarwanda we nta. Nakwandikiye we nikemi noza Toronto nzakwaza gufata ku kibuga cy'indege. That's so fun. Yo, by the way, I will. Ni mama kabiza nzaza kubasuri inywanyu. Umva. Murubura. Urakaza neza uzaza wisanga ugiye kwasanga umuhungu w'iwanyu. Ariko akantu koza ibintu by'abantu b'ibasisi isimbi. Okay, tuko godfather byanze kubyemera burundu. Okay, ntabwo ariko mama yaje wana ntabwo kuri post kuri page ntabwo yo. We nimbabarize ukuntu ibirenge byiza bicuruza. Babibajije nabimanye nk'ishuro nk'igihumbi. Uzajya ubifotora bishyire kuri Instagram isize akavene k'umutuku.
oya na hano kuri TikTok nta kibazo washira ibirenge bakagura nyine ubibona nyine ahita bimenya ahita bifite nyine aho ugurisha uragira ahita hagera akajya kugira cyo kwayo ubwiza ukuri yewe ntabwo ari ukubeshya nta nubwo ari kuba umuturage nta nubwo ari ukuba ariko nyine bro ufite umutima ukomeye. none se I kept on telling you guys buri gice cyose cy'umubiri wawe ntigikora ubuso uri koko ufite ururimi utarufite se wavuga utavuze se amafaranga wakora anga wayakorera to kuki ikirenge none urumva ko cyo nta kibazo so why then hari aho haba ikibazo then si igice cy'umubiri se ikibazo kuva ku bwami bw'abaroma urimo visi yaremwa ariko se urabizi ko kabano urabyemera se basi nawe ariko uremera ko Adamu na Eva urumva none se nanjye ubwanjye ntago babyumva ukuntu like I walk and I get paid exactly amaguru ngo gutambuka bihemba umuntu gute kabano ntimugahuza ibintu kabano hari umumodo atafata bitewe ko hari abura santimetero 3 cyangwa barahishaye we benshi ndabakatira na hano maze kubakata cyangwa ibere byawe nini ngo kabuno kawe ni kanini sinjya mbibona se reka nkubwire ntimugahuze ndahurika munafata ibyo bindi bintu bikabano ukabifata ukabihuza ntabwo bikorwa kimwe ariko byose ni ugukora kabano aya masaha uramutse offer wakina prono baramutse banciye amaguru ntabwo nabasha guhembwa ndakubajije igitsina uragifite ndakubaza no kuvuga ngo wait second bibaye ngombwa ko amaguru aya masaha atakwishyura ari ukabona offer y'igitsina aya masaha wakora ako wajureka kugira ngo njye ku muhanda uretse gato musubiza aho kugira ngo njye ku muhanda nsabirize cyangwa nibe use what you have to get what you want. Exactly, that's my guy. Godifada uretse gato kaba n'umuhamagaye kangahe ndakubujije wibigira ibivuga ibyo ntavuze nakureki akira kaba uraho zani uraho neza mayima ewe ndababaye itawe urambabaje dore ejo bundi hita yaragiye arakugendera nyagukubitwa n'inkuba yewe kugira ndiho antaza abantu gatanaza arankishe kaba reka nkubwire no ntabwo ndabyumva bene bari no gutangajo ariko reka tumubiza ukuri nzafata inkoni nsubire mu nkimasisi urumva ngo kabano joined hoshi kabano do nta kibazo bazi kugira ngo nyine uba mwana mwiza nta kibazo mujye mutangira ubu ntacyo bitwaye bababyaze ntayo njye kubona za nsaba uhetse uruhinja shaho ntabwo buri abagore baba basaba bahetse uruhinja ntabwo namuha ntacyo bishyuye namo oya washyuzwe gute nta mafaranga ufite yo kurya none ugaterwa inda zikurikiranye ntabwo uretse gato umubyeyi ngo watangiye ubusa ntabwo mu mutwe wawe ukurura ukuntu yagize ate ndakwisabye nawe ni gute rwose ugira ubushake rwose inzara mu nda nta kintu kirimo ufite n'urundi ruhinja ku ruhande ruri kurira ufite urundi ruhinja ruri kurira ufite agacuce k'imyaka 2 utwita n'indi ukabona umuntu afite utwana nkatungaye tw'uducuce n'agahinja ngo mwampaye ubwo byagenze gute bikagera ko inzara inanakurisha the audacity kwa mugari ni gute bagira ubushake badafite amafaranga no society rewards those who play stupid and dumb ubwo rero iyo nyine wakitinze damu nyine n'undi society nyine taking advantage the world is out here to take advantage of you my dear
ngo Innocent ngo umugabo ngo yaragushatse ngo nuko wakoze ubukwe ibyo ngibyo bikugira rwose exclusive pe bwayo umenye ubwenge sizabana shane yani bagot kaka muragira idashobora rova kuki ujya wigira ibyarya ni ukubera iki gute erega wabyitashije ko navuye Masisi ariko Masisi ntabwo yamvuyemo navuye Masisi ariko ntabwo Masisi iramvamo kabisa Masisi ariko bihuriye n'ibiki birahuye ari uzi ko abantu bacu n'aya masaha bagicikira bakamutega nijoro akagenda agahita akonda akagenda agacikira nose ngiye kubwira abantu barushe babaye dushya ubu ngubu kubera kuvuga ngo nuko ngo umugabo yamushatse ngo yamushyize mu rugo akamurushya mubaze gotwa Masisi ubu ngubu ko bagiye gusenya inkwi bagacana mu ziko imyotsi ikabica wowe ukaba ugenda ukagura ugashyira muri micro-onde ukarya yumva ko ibindi byose nabyo utahinduka waretse utanya kugenda mu modoka sibigiye kugwa challenge kubabarira ubinkorere ndikeneye kumpa ndagusabye ifoto wambaye umushanana ariko uzi ko nta niyo nkingira ndagusabye urumva kaba isi mbabarire umpe ifoto cyangwa akavido wambaye umushanana wakenye ahubwo nari mfite gahunda rwose yo kugurisha content ikaze y'umushanana mbabarire content niyogi nkanabyina amaraha akomeye wambabariye oh my goodness you know I used to have abakiriya rwose beza muri Belgique kera cyane umuntu akaba yaza akambwira ati ndakwinginze aya magambo yose nkubwiye yavuge mu Kinyarwanda akandika n'ibihekane ngomba kuvuga ubu ni nyano nkavuga ubu ni nyano neza igihekane nkakivuga neza uri gukora iki uri gukora iki nibyo yambwiye kumubwira ngiye kugusaba ikindi kintu ngiye kugusaba ngendo umunyarwanda buriya ngiye gusaba ikindi kintu si byashoboka tugakina deal sibyo waba uri mu kazi hariya ukaziyaranja ugashyiramo nk'ijambo ry'ikinyarwanda narabyanze ari naho bashatse gukoresha u Rwanda ndabyanga no it's not good apana gukoresha u Rwanda so ukazagira gutya ati yo mu Kinyarwanda urabona ko Ikinyarwanda but I charge extra urabona ko Ikinyarwanda umoninga mu Kinyarwanda oya like urabona like nje bamparinga kubera ndi unique I am African mfite isuri unique niki kandi ndi muri bari abazungu bari pire niki so a culture yanjye bari kugurisha culture yanjye uwo ndiwe aho nturuka all of those things so ugasanga niyo script yose nkatangira mvuga ati mvuye wenda muri Africa simvuga igihugu like straight up nkavuga ati mva muri East Africa wenda avuga ati okay iwanyu muvuga gute ngo wenda ngo mwiriwe cyangwa mwaramutse nkaba ndabivuze nkavuga nyine nkamara ati sinshobora kurenza amagambo arenza 2 cyangwa 3 kandi sindi bukoresha ijambo Rwanda straight up tukabyumvikanaho urakabyumva so naba ndivuga amagambo arenza ngahe there was extra charge because that's a language kick ngiye ndashaka hariya uruba hari aho mujya mujya nubwo nyine muri gukatinga off muri kugira hari muri action urumva kwa kundi mba mbona bavugisha induru kuri urimo kuvuza induru unkiriremo nk'akantu ngo iyo koyo we mamayi we akantu nkako uzamangahe twapanga no behind the scene is paid for twapanga abantu bishyura behind the scene oya tuga nano guhamagara live ukareba tu you can even watch if you want oya umukobwa we no si icyo umukobwa akora nyine akora niki oya ariko isi none se kambazi okay ujya uteganya gushaka umugabo muri gahunda zawe do you have that plan yo kuzashaka umugabo ugakora umuryango ndafite umugabo ndi maherega ubwo iki
niba ufite inshuti yawe ikora mu irembo ubaza ati reba match status ya Narubega Noeline barayikubwira. I've been married since 2022. ufite umugabo mwakoze ubukwe umugabo wawe mariage Twasezeranye mu Rwanda no mu rukiko muri civil, we have a civil marriage, we did a court wedding. Okay, umugabo wawe azi akazi ukora? Of course. Alakazi. So how do you think I go to Europe? So. Rwose mujye mundeka. No, oya. This like nyine tuzatwereka tu. Ndamufite umugabo sheri wanjye, ndafite umugabo. Mwiza rwose mubana nk'umugore n'umugabo. Ejo buri zanabyara kana. Uzanye ute? Zakabyara. Kano kabano uretse gato. Uzi none amafaranga nakorera na pregnancy, uzi ndi amafaranga ikorera. Uretse gato. Ukajya gukina ufite umwana mu nda. Gukina ariko se hehe namwe. Urumva rero namwe ibintu byose muhita mubigira gutyo. Ntabwo ibintu byose ngurisha ari ibyo ngibyo Godfather. No. Isi uretse kubwira iki mpamvu tutakwaza gutya ntabwo ari ko umuturage urimo kumva nta nubwo ari kwibarisha. Now I'm being serious. Sibyo? Okay. So when you ask about your job nakubwiye ko the product zisohoka tukazireba n'amaso yacu. Okay. Sibyo? Iyo ngiye uri kutubwira ngo you go there ntabwo turakubona, ntabwo turabona video yasohotse urimo kuganiriza uwo mugabo muri kuganira gusa muri gutemberana. Oya tubona product zawe zasohotse baziri ku isoko ni igitsina kiri mu kindi. Ziri ku isoko. Wari wa subscribinga kuri wifi yanjye ngo urebe ibiriho? Oya. Kuri wifi yanjye wari wa subscribinga ngo urebe ibiriho? Oya uratuma njyayo. Ibyo muvuga mu nibyo ubusa nyine mubona nuvuga ngo uragenda wagira nko kuri P cyangwa se nko kuri X ugasangaho wenda nk'iminota 10 cyangwa 15 company runaka nakoranye nayo muri Czech Republic iri kwa advertising bazishize no kwandi matube nk'igihumbi ariko ukajya ukareba muri video ukabona ko hariho izina rya company nyine like logo cyangwa se a watermark. Ngo for full video urajya kuri website. Video shwa kwa minota 50 iyo 15 wobonye ukavuga ati byose nabibonye. Hanyuma ntumenye yuko nk'umuntu uza kuri Instagram yanjye ajya muri bio abonamo link akuklikinga kuri link hasi cyo sanga kuri link. You get? So nuvuga ngo hariya ngewe niho ira niyo business yanjye. Nuvuga ngo ngewe ari abo babanyishiye mba narabagurishije rights zanyu banasenye contracts bo baba baritaye ku musoro no kubijyanye n'iby'amategeko hariya. So ngewe I'm free. That's it. Turashize. So ariko nongeye kuba narabikoze kuri ya mbizi neza ko mfite clientele nyinshi cyane y'abanyafrika kandi abanyafrika batumva ukuntu ibintu biboro bikora. We akumva ko ready yabonye nyine ibintu byanje byose kuko we ari interesse nyine muri penetration nyine. Ariko hari ahandi mba narashyize aho umuntu ashobora kubona iyo video akaza kuri wifi yanjye kubera yabonye afro urabona nkira afro nambara iriya yankurira amafaranga menshi cyane. Akahita ambwira okay nkorera custom nyine video yihariye wenda ube wambaye imyenda y'umusekreteri ntingomba kuyidodesha nangahe wenda 3 iki no gukora bijya kurangira nkamukuyemo nka 7 nkakora nka video y'iminota 15 nambaye wa musatsi uri kubyumva nambaye na wa mwenda wenda abonye muri ya video kuri FreeTube ariko mvuga ibyo we instructinze kuvuga. So iyo ngiyo akaba ariyo kinkiye nyina we akaba birebe akaba atari ibyo we urumva ni buri wese ba creatinga kuri audience ikurikirana ibyo bintu inabikunda. Shati rero ibyo byose nubwo buryo bundi bwose twebwe tuyirebera ahantu hamwe kandi wasanga ufite nk'akarenge keza uzi ukuntu ibirenge bigurisha. Simbe hari akabazo narigiye kukubaza. Simbe, hi, how are you? I'm fine, how are you? Nuko hari video nabonye wakoraga uri muri Spain. Yo wari uri Barcelona, sinibuka ariko wari uri muri Spain somewhere. Yeah. Ntabwo namenye because that's not my product nyine tuvuge wenda. Urabona nko muri Europe hari ibihugu bitatu byonyine nyine byarigarayizinze nyine karakazi. Spain, Czech Republic and Hungary.
So ama studio yose n'ama company yose muri Europe ni muri Hungary, ni muri Czech Republic cyangwa se ni muri Spain. Yeah, just nyine mvuze Spain kuko ariyo mbamo. Ntabwo ni riri urabizi ko mba muri Spain. Ntabwo nguzi njya nkubona hano like rimwe nese kuba nka Belgique or something. Yes, mbere nabaga Belgium, nabaga Belgique ariko tuba muri Spain. Oh, hey, like Barcelona or Madrid. Oh, okay. Mostly bafite ama studio Barcelona. So ikintu nibazaga iyo mwakineye muri Spain abari abantu mukinana bari abespanyol. Hoya biraterwa. Urumva tuvuge wenda nka company yitwa Brothers. Ni company yokira muri Canada ikora muri Amerika nyine no muri Europe. So bakaba bafite aba producer babo hariya nyine Barcelona. So bakaba barapanze amasini bazakora mu kwezi. So muri aya masini bakavuga ati okay, bitewe na scene nyine na script ifite nicyo nyine n'uwo bashaka kuyigurishaho the whole storyline. Bakavuga ati okay, let's see a black girl, African black girl, na wenda white bari abazungu bari abazungu. A white man is always a white man, it doesn't matter. Ariko benshi mostly baba ari nk'aba those Latinas, the Cubans, Venezuelans, nisi or people proper white from maybe Czech nisi noza agent akancontacting akambwira ati okay, iya company ishaka guha sini imeze gushana gutya itari sini. Navuga ati nangahe nayo nyine dukumvikana cyane twumvikana, bakanyereka n'umuntu batekereza ko tuzakorana cyane cyane umukobwa niwe ari uwibanze no kuko njyewe nari unique. I was like we are only 2 black girls, especially African girls, nyine dufite nyine really dark skin. So bakayita bamuhamagara akaza iyo sindi gakorwa ikarangira, ashobora no kuba uwo muntu uri creatinga afite n'indi wenda nyuma y'ayo masaha. Hari n'abandi bakinnyi bari aho ngo ku ruhande nyine bategereje ko turangiza n'ubundi bagakita shooting yindi ikava mu nzira tugasinya contract everything. Cyangwa se naba ntari comfortable n'uwo muntu nkaba navuga ati no, I don't like the person. Umukobwa ni hari ufite ijambo rya nyuma most of the time. So ariko se buretse gato umukobwa ni ufite ijambo rya nyuma hariya ushobora kureba mugenzi wawe, ushobora kureba yo partner ukanga ukamwanga bakamuhindurira. Bashobora biterwa n'impamvu hari abantu badafite ama hygienic, ntabwo turi compatible, akaba ntakunze hygienic yiwe, cyangwa se wenda akaba ari n'umuntu usanga tuze dufitanye beef, burya aba beef menshi muri industry nyine hakaba hari ntabwo hashobora kuba hari nk'ikintu na kimwe gishobora kuba cyatuma wumva ko wabaye cohast, wabaye bagufosirinzi kubera ko umva uzi amarigo tamuzi tunyuramo, ugomba kubyemera mu magambo, ukabyemera kuri video, ukabyemera Yesu we ukajya usinya ugasinya ati okay, ntago umukopa sina wanje yemere kunkubita urushyi wenda ku kibuno cyane ngakabye. Ntiyemerewe wenda kuba ya nduma mu maso cyangwa se ngo nawe akavuga ati hoya gukisinga ntago mbishaka. Okay, ukakikinga nyine no. Haba hari ama contract nk'ibihumbi n'ibi kugira ngo aguze iyo basuwize izo bareheze nyine bita bibazo. Nese kuriya mwahuye mukagira kuriya mboma mumeze nk'abantu mukundana mu pretendinga kuriya nk'abantu musanzwe mumenyeranye. Acting. Oh my God. We are selling a fantasy. Ni kukuntu reba filime yo muri Hollywood ukaberayira ukarira ukavuga ati ariko suba mukobwa bamwiciye. It is acting. You have to act to make a person nyine feel like it's real bitewe na storyline. Hanyuma hahandi ko ari igihe tubona muri zira action wenda umukobwa yamubwiye ati pull out undi bikamunanira akagira ngo banyimye gift ni mume gift cyangwa ntago nongera kubahereza abakuru. Umva ikintu mbaza hari ahantu tubona wenda when you watching akavuga don't know urabyo ibyo ndi kuvuga bikanga nabyo no actinga ni edit abayazi mumenyemo exactly wana no bira keshi bari na fake. Kandi abatipe benshi bakoresha inshinge, hari n'abafite bakoresha inshinge
yeah. Stimulators. Ntabyo ushaka ubwo rero bireke. Oya. Ngaya. Nzabikwereka ndi muri Amerika. Ndi LA. Ntugire ikibazo nawe nzabikwereka ndano mu Rwanda. Okay, naguherekeza. Nabyo nakwishyura. Wanyu wakwishyuza. Bitewe n'amasaha tuzamarana. Ukanyishyuza. Kuko no kuri set kereka ari set yanjye ari content yanjye. Ari kuri set ya company. Banza ushimire Lilira Miracle. Oh, thank you so much. Ba my gift. Thank you so much. Gracias. Donada. Twajyana kuri tele. Habla español, Noeline, ¿habla español? Guapi, ¿no? Un poquito. Anyway. Yeah, wise. I like birashoboka bitewe na company n'amasezerano wenda whatever even n'amafaranga uri kwishyura is possible. Ukaba uri hari ukanuye amaso ureba what is going on. Nanaza nakwegera nkaza muri Canada ngo niho ari ibyicaro bikuru. Pini yumwe ni yango ni Canadian. The biggest ones mu isi yose ni Canadian. Oh yeah. Ya Canada cyo cyambere cyari garasize ibintu. Abazungu bagukorera amafaranga. Numva aba west ikintu baturusha ntago umuzungu ashobora kugira ngo amafaranga atataxing atamenye ukuntu amafaranga akoreshwa ntago byakunda. Ariko nanone agomba guhereza benefits hizo umuntu ari we wese nkabira bakoze Belgium. So niko abazungu bamenye ubwenge aho kugira ngo tubyange tubyemere kugira ngo tubone natwe amafaranga tumenye uburyo tubimanaging. Bo bashaka kugira ngo amafaranga bamenye ukuntu bayamanaging ari injira zitayasohoka gute kuko niyo commodity igurisha nyuma y'ibiryo. Amfa. Iyo kumukoboka mu 100,000 ubimukora iki? Ubimukora. Anyway, ndagushimiye nakwandikiye we gonna talk. All right, I gotta go now. Thank you so much. That is my number. Just talk to me. Nimbyuka ndaguhamagara. Noeline, ntuzave Spain utanciyeho nuca Madrid uzaze yes. Sibyo? Oh, I am not in Europe, baby. I'm in Rwanda. Okay. Yeah. Nuca Madrid uzaze nuko ubushize nabonye wari uri muri Spain. Nari nzi Malaga, niho nari nabonye akazi. I was there for like almost 1 month. Hari umuzungu waje gukina